ngo umuntu wabikoze ngo asinzira neza. Uwabikoze ntabwo wemeranye ngo nabo neza asinzira neza. Hari uhora n'irari, hari noneho na wa wundi ugenda imisemburo igapfa hahandi no kuba yakora imibonano bidashoboka. Yes, twongeye tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategurira hano kuri Iris TV. Reka nizere ko mukomeje kugubwa neza, ni nabyo mba mbifuriza umunsi ku wundi. Ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari muri za diaspora zitandukanye, nabizi ko mudukurikira kandi mudukunda, mba ndeba comment zitandukanye mugenda muduha. Rero zimwe muri gahunda z'ibiganiro twe twiyemeje kuyadukora ni ibiganiro bigira n'akamaro abantu, ubuzima bw'abantu. Uyu munsi twongeye gusura umwe mu ba docteur twaganiriye ushize, Dr. Longe. Tugiye kongera kuganira, ari ubwa mbere tuganiriye. Ushize tugaha ikiganiro cyagira akamaro abantu benshi batandukanye, niyo mpamvu twavuze ngo uyu munsi tugomba kongera kukwegera tukakuganiriza ku ngingo twaganiriye ushize, cyane ko twumvise ko ishobora kuba ari ingingo ishobora gutanya imiryango. Ikintu cyatanya umuryango burya kiba gikomeye. Dr. Longe, uraho neza? Ndaho neza. Urakomeye? Turashima Imana. Ndabona mumeze neza rwose, umenye neza muri zino nceho nta mapfa hari. Nta mapfa, urabona ko kazuba karagiye, turi mu gihe cyiza cy'imvura. Ntabwo rero uko biri burya mu kinyarwanda, ni ikinyarwanda ni umugani ngo mu kwaha haruta mu kibuno. Uwo ni umugani nakuze numva. Ubwo rero uko byagenda kose uko biri, ikirere kimeze neza, imyaka bya bindi twavugaga, imyaka iri kuzamuka neza ko imvura yagwiriye igihe abantu baratera ntihahita ibura, kwa kundi yagwaga igahita igenda. Ubu yaguye neza, ariko urabona ko n'ubu ngubu ikiri kugwa kandi ikagwa mu rugero atari yayindi ntabwo ari yayindi itwara ibintu nka za zindi twari tumenyereye yaguye umwaka ushize, keretse wenda ikomeje ikaba yagira ibyo yangiza, ariko ubu right now nta kintu twayishinja. Ubu ni sawa. Hanyuma rero ushize twagarukiye ku kiganiro twaganiriye tunareba na experience, unatuganiriza na experience y'ibintu wanyuzemo, tugaruka ku gikorwa gikunze kugaragara cyane muri societe cyo kuba abantu bikinisha bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Tusanga ko binashoboka ko ari umubare munini w'abantu yaba mu Rwanda ndetse no muri diaspora baguriwe n'icyo kibazo, ariko bishoboka yuko bakivamo mu buryo bwiza. Turaza kubiganiraho ku buryo bwimbitse, nanone turebe ku ngingo zose, none duse nkaho tubyinjiramo neza. Turebe ku bagabo, turebe ku bagabo byose. Tutarabatangiraho, nashaka ko twiga kuri iki kintu gisa naho cyitwa nkaho ari cyiza cyangwa se cyahawe izina ryiza. Turatangirira muri ubwo buryo kugira ngo abantu tunyuranye duse n'ababusanya. Icyitwa nk'icyiza twe tubusanye, tugihe inzira yacyo, tumenye ni cyiza se cyangwa ni kibi. Iyo tumara kujya muri cya kindi bamwe bita ko ari cyiza, twebwe turagisesengura mu buryo bwacu, tumenye niba koko icyo kintu ari cyiza cyangwa se niba ari kibi. Yego. Par exemple, wari uvuze nko kwikinisha, turaza kuvuga ubwiza bwabyo. Nge ntemera, sibyo? We ntabwo byemera. Yego, of course. Ubwiza bwabyo ni abahanga bamwe abashakashatsi bagaragaje ko ubikozwe nka rimwe mu cyumweru bitewe n'imyaka runaka ni byiza. Ni byiza, ariko ntemeranya nabo. Nge nuvuga ngo ndabusanya nabo. Ndabusanya nabo bahanga bemera ibyiza, nge ntemera. Nge garagaze n'ibibi byabyo. Ibyiza rero turaza, nagiye byandika, nakoze urutonde rwabyo, nge nabyo ari ibyiza. Baraza kwihangana turajya tunabisoma cyangwa se tubivuge, nta kibazo. Nta kibazo, nibyo byiza. Turaza gukora ibintu biteguye, abantu babitekerezaho mu buryo butandukanye, kandi burya ubwenge buranarahurwa. Reka tubyakire gutyo. Umuntu araza kumva ibyiza byabyo, atekereze kabiri, aze kumva n'ibibi byabyo, naho atekereze kabiri. Ubwo azahitamo icyiza n'ikibi, wazamenya inzira yo gukemura ikibazo cye. Sibyo? Yego. Reka duhite twinjira mu kiganiro. Reka twinjire neza mu kiganiro, kuko ibushize
twaganiriye biri open tunahuza na experience z'abantu uhura nabo n'amateka yawe uburyo wabinyuzemo bisa nkaho twakoze ikiganiro cya Gusa ariko uyu munsi turaza kuza technically umuntu ufite icyo kibazo umuntu uhura n'ibyo bibazo cyangwa se uzanahura nabyo azi uburyo ki ashobora kwikura muri ibyo bintu katubyinjiremo neza. Byewe mvuga ko nikinishije ntabwo nabivuze nshaka kugira ngo nkumveke abantu bagiye bitandukanye nge nabivuze nk'umuntu byabayeho noneho niza kuvuga ibyiza ninyuranya nabyo nuko nzi impamvu yabyo. First of all narabikoze nzi ikibi cyabyo, two narabyize nzi ikibi cyabyo, niga kandi ko nigishwa ko ari bibi muri experience mfite mu buryo bwo kwikinisha cyangwa se masturbation ku bantu batabasha gusobanukirwa kwikinisha cyane nk'abarundi ari uvuga kwikinisha nawe bimenye ibyo ari byo ariko bavuga masturbation akamesobanukirwa ibyo ari byo. Ese mu Kirundi buriya bigira ijambo ryayo so kwikona sinzi no niba ro kwikora. Ari n'abarundi benshi badukurikira no kwikinana. Abarundi dufite abarundi benshi kwikinana no ro kwikina baza kunsobanurira wenda baza kutubona baza kutubwira uko babyita mu Kirundi ariko mu Kinyarwanda no kwikinisha mu Cyongereza masturbation mu Kifaransa ni masturbation I think nibyo. Hanyuma niba giye mfite izo ngero ebyiri kuba narabikoze nkaba nzigaruka kuba narabyize nkaba sobanukiwe nabyo nkaba mfite ubumenyi bwabyo. Ibyo ni ibintu bibiri byafasha umuntu. Ibyo ubwabyo ni ikintu wagenderaho nk'umuntu utazi uyobywa. Hari abantu bayobywa cyangwa se bayobye abantu bayobya abandi bakoresheje ubwonko. Burya kwica umuntu ntago bisaba kumurasa kumutema hari n'ukwica mu mutwe. Nk'urugero wenda reka mvuga kuri akantu tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka. Umuntu mubi wakoze kiriya kintu ntabwo ari uriya watemye. Uriya Jado uze kunyumva neza. Uriya muntu hari igihe yabwirwa kumva kuruta wa wundi washyizemo wa muntu cyakintu wa wundi wazanye ya ideology akayigushyiramo kayumva bamara kuyumva ugashyira mu bikorwa ibyo yagize ate yavuze. Urya niwe mubi kuruta umwe wabikoze. Yego wabikoze n'igitera ariko ari cyabimuteye. Kiriya rero icyo kikwiye kwica kibimutera. Ibi bintu uyu muntu wasohoye bagendana abahanga bagiye batandukanye bagenda basohora ibyo bintu wenda babarira ako kantu twa tukanyuza bane nk'urugero. Abo bahanga bita kari abahanga bo gushaka kwica abantu mu mitwe bakoresheje ubwenge bafite kuko hari abanyabwenge asobanura ibintu by'ubupfu ukabyumva nk'ukuri kandi usobanutse ariko umuntu ufite ubwenge utarangirika cyane ndaje nsome hari ahantu nageze ndaseka noneho harasekejeho. Reka ntangire ngo ni ibyiza byo kwikinisha. Ibyiza twinjiye muri titiri ivuga ngo ibyiza byo kwikinisha. Ndajya mvuga ikintu nanagisobanureho ngo bigabagira ari ry'imibonano mpuzabitsina n'umuhangayiko ukabije. Nagera aha nkahita mvuga ko byongera umuhangayiko ukabije ndetse bikongera byongerera kuko umuntu wikinishije ahorana irari. I know kuko karaza ariko biza mu byiciro bibiri nanone ntabwo ari bose biterwa n'imisemburo uburyo yagiye yangirika. Hari uhorana irari hari none na wa wundi ugenda imisemburo igapfa hahandi no kuba yakora imibonano bidashoboka. Nk'urugero njye nahita ntabwo urugero hano kwiheraho kuba ntekereje nk'umukobwa iyo nk'umuntu wabikoze cyane umukobwa ashobora kugucaho ugahita ushyukwa immediately bigahita biza kandi direct kubera ko bwa bwonko twadutse tujyana amaraso ku bwonko tuba twaramaze kwangirika immediately bitabiguhereza kujya kwikinisha ugahita ubikora kuko ubwonko buhora burangaye ku buryo akantu kose gatushijeho uhita ukenera kujya gute kubikora. Yego noneho ngo bigabanya ngo umuhangayiko
abantu benshi 99% tuganira ubu usanga byongera n'ubwihebe bituma umuntu ahora ameze nk'uwihebye. Twagiye ku cya kabiri ugira ngo icya mbere bagisobanukiye ngo mu buryo bwatuma witaba ugira gute ngo ni mu buryo bwatuma ngurinda umubiri wawe indwara zitandukanye. Ndagenda nkunganira. Ntago bavuze ibyo ari byo. Ndagenda nkunganira. Ntago bavuze ibyo ari byo ngo ni uburyo bwatuma wisobanukirwa ukamenya umubiri wawe. Ntabwo urumva bihuye na bya ndi bukunganire neza. Ngo ni uburyo bwatuma wisobanukirwa. Gutese aho washaka kuvuga iki? Ni uburyo aba bantu ni abahanga mu bundi buryo ariko nkabyita ko ari abaswa mu bundi buryo buri tekiniko kuko umuntu yisobanukirwa uko yikinishije nibwo wisobanukirwa ahubwo uriyoberwa. Wisobanukirwa utese kubera ngo ni uburyo bwatuma wisobanukirwa. Ubwo ni mu buryo bw'imibonano nta rari wagira, ni uburyo bwatuma wisobanukirwa. Kwisobanukirwa mu buryo bwo kwikunda se kumva ko wisobanukirwa ukamenya umubiri wawe, kontrol y'umubiri wawe. Iki ndakishe ntago bibaho. Twagiye ku cya gatatu bisenyuza nk'umurongo. Iki cyo nta n'ubisobanuro bwacyo. Ngo umuntu wabikoze ngo asinzira neza. Uwabikoze ntago wemeranye ngo nabo neza asinzira neza. Urabyemera wowe? Ibiterwa urumva n'ubushakashatsi bwakozwe n'abo bahanga. Reka tubikomeze. Turabihuza n'ibyawe n'ubumenyi ufite, tunabihuza na experience y'ibyawe. No, hano niho nasetse. Icyitonderwa. Urana nuko banditse ngo wabikoze asinzira neza. Ariko hano gene ese kira cyitonderwa ni gihe wabikoze ibigibi. Ni ibintu bigerageye nikorera. Utagira wena ngo ndavuga ku bahanga babivuzeho ngiye kavuga ku buryo mbiziho. Hano hajyamo akantu bitakira cyitonderwa kubera ko hari akandi kantu nabonye karengaho ko kica cyane. Kavuga ngo ariko uwo ni wa muhanga ngo ariko mu gihe atabaswe nabyo asinzira neza ariko mu gihe atarabimbata yabyo. Ngo mu gihe kuki asinzira neza hakajyaho ariko iriya ariko niyo ifite ikibazo. Bivuze ngo nawe nubwo abivuga arabizi neza ko harimo ikibazo ariko mu gihe atabaswe nabyo. Aha ho harasobanutse kuko yahise agisobanura. Nyine nese kuba kwikinisha iyo bikoze byanga byakunda uba warabaswe nabyo kuko hari abantu babikora mu buryo bugiye butandukanye. Ntago bisaba kuba warabikoze igihe kinini. Burya kwikinisha ntago bisaba kuba kubihoramo. Ese nta bantu babikora ariko batari imbata yabyo bibaho bitewe n'akavuyo nabyo turaza kubivuga. Kubikora bituruka ku mpamvu runaka, mu kigare bitewe n'aho utuye bitewe reka tubanze turangiza aha. Twagiye ku mpamvu ya kane ngo biruhura ubwonko binaniza ubwonko. Aha ndabihakanye. Ngo bifasha ubwo ni ku ya gatandatu ngiye ngo bifasha umubiri kuruhuka neza. Ibi bifasha umubiri kunanirwa uhora umeze nk'idebire. Ndabivuze buri week uhora unaniwe ariko hano ngo bifasha umubiri kuruhuka neza. Turi kubivuga kugira ngo n'abantu babisoma baze kugira ngo ubumenyi bafata muri hangere ebyiri zitandukanye. Turi bugaruke kuri kugakareba ibyiza byayo akamva ko ari byo koko. Ni nayo mpamvu tugira ngo tugende tubyo kugira ngo uyu muntu ushobora kujya ajya hariya kuri Google yamara kubibona gutya kumva koko ibyo ari gusoma ari ukuri kuko barakunaniza cyane. Ushobora kubisoma ukagera ku nyota ariko ibintu koko nibyo. Nagira mbamenyeshe yuko kwica umuntu ntago bisaba kumufata kumurasa kumwica ukoresheje ubundi buryo bw'amaboko. Kwica umuntu bya mbere ni mu mutwe. Uyu muntu ndahamya yuko mu 99% ni umuhanga afite uko abizi. Sina blaming ubwenge bwe n'ubwonko bwe afite ukuntu abitekereza no kubitekereza gutyo ukabishyira mu bantu nabyo ubwabyo ni ubuhanga. Ariko ntabwira umuntu ufite ubwenge bukora neza ko atabikora. Nawe yihereho mu gihe ubikora wihereho uko iyo umaze kubikora umera cyangwa se uburyo umubiri wawe uba wumva umeze. Twagiye
ngo biruhura ngo bituma uruhu rurushaho kuba rwiza. uruhu rw'ubikora none se ko wabihagaritse wenda rwose wabaye umetisi habayeho kubihagarika wenda agiye habayeho kubihagarika ariko hano uruhu wenda sinzi uruhu rwanjye uko rusa ariko nzi ko rurakeye ariko byarahagaze ariko si ibi bintu sinzi harimo ikibazo. Uruhu nta hantu bihurira iki cyerwa uzabisoma wenda uzajye kuri Google uzabisangaho sinzi ngo kandi ngo bigabanya ibyago byo kurwara kanseri kandi bivugwa neza ko umuntu wakoze masturbation igihe kinini aba ari ku mahirwe ari kuri 89% yo kurwara kanseri ariko yakavuga ko bigabanya amahirwe yo kurwara kanseri ibyago byo kurwara kanseri. Yego laba hari ingero nyinshi z'abantu bagiye barwara kanseri ya prostate biturutse mu kwikinisha. Uri kubyumva aha to have kuko ibi nta kuri kurimo uzumva ukuri azaba abusa ubwabyo kwanzi ibi ngibi bikubiye mu ijambo ry'Imana ko ari icyaha. Bari kuvuga ibyiza byabyo na Bibiliya bivuga uretse natwe tubyigisha cyangwa se natwe tubivura na Bibiliya bivuga neza yuko kwikinisha ni icyaha gikorewe mu mubiri kandi gikoreshejwe n'ibitekerezo. Ubwonko bwawe wabuhawe kugira ngo ubukoreshe neza ntabwo wabuhawe kugira ngo ubukoreshe bidakorwa. So uyu mushakashatsi rero w'umuhanga ntabwo nemeranya nawe. Twagiye rero tugiye kureba ibibi ingaruka zo kwikinisha. Ese nta cyiza na kimwe ubibonamo wowe? Nta cyiza kuko ni urupfu gusa nta cyiza cyo kwikinisha kibamo. Ukibona nk'icyiza giye busanya nawe iteka ryose kuko jewe niba mfite myaka 3 niga ibintu uko nzi ko nta cyiza banyigishije. Jado buriya abahinde bateye imbere cyane. Abahinde baragukurugutura iyo bakwigisha icyo bita kugukurugutura. Niba mu biganiro natanze niba narigishije ku nzoka kuzagaye nubona ikiganiro cyanjye cyigishije ku nzoka cyigishije ku mugongo gusa nshobora kukigisha ku mugongo mvuze mu ngaruka zatera kwikinisha nkabigusobanurira ko ku mugongo bishobora umugongo ushobora kugufata biturutse kwikinisha ariko ntuzasanga nigishije ikiganiro kivuga ngo mvura amibe kuko ntabwo nzahuza n'umuntu ujya kuri radio cyangwa se on camera bibe telekomulasi teniyasi karisi dukingira kanseri tuvura diabete bakavura n'inyatsi ariko rero iyo uri serious biba bisaba kugira ngo ube serious mu byo ukora kuko sinzi ubwo bwenge Imana yaba yaraguhaye cyangwa ubwo bumenyi wawe ufite butuma wowe uvura izo ndwara zirenze 10-20 sujye ubisanga n'ahandi hantu byanditse ugasanga bavura indwara zose. Iyo nabonye batinya ni sida yo ntawe yubahuka barayubaha cyane ariko umuntu ufite ubwenge bukora neza ntiyatekereje kumvira ko je sanze kira cyapa kiri na hariya cyabari kubyamaze nka kuna byumva ku radio wari kwanyuve kuri radio nari eso wanamugana umuganga yaba ari umugeneraliste wize mu bihe bikora yize mu buryo bumeze bute afite iyi experience mu byakora. Uraza wivuza inzoka arazikuvura uraza wivuza umugongo arakuvura umutwe arakuvura akigira narwaye amaso njya ku specialiste w'amaso none ni gutuvura ibyo bintu byose. Biba byiza iyo ufite ubumenyi bumwe ku kintu kimwe ukaba ufite iyo experience y'icyo kintu gihoraho cyawe utavanze n'ibyo biguha kuvura wa muntu agakira mu buryo wifuza kandi mu buryo bumunogeye wa uduhaye service. Oya niyo ugiye kwa muganga usanga ari abajenekologe abavura ibi ni abantu batandukanye ntabwo wasanga umuntu umwe wikora byose biragoye iyo hari ukuntu iyo ndi kwivugaho gutya hari igihe nakira telefone zabo ariko twicira akazi ntabwo ngewe natanze ikiganiro cyanjye mvuga ku byo mbona bitagenda neza ko byumva ntabwo blaming ibitekerezo byanjye niba mbona ibihaye bitagenda neza ndabivuga niba mbona hari
ariko sinakuvuga nakubuni haro navuze izina kivuze ku giti cyanjye experience y'ibyo nkora ibi munyamakuru arambaza mvuga uko byumva ariko ni nabyo ese muzavuga ko mvura mibe reka kandi lisansi mfite inyemerera kuvura kwikinisha no kongera sex reka mbivugeho nabyo ntabwo uzavuga rero ngo ndavura mibe oya wa muntu nambona azavuga ati wa muntu yavanyeho turaza no kubigarukaho mu kanya n'abavuga ati kongera sex hano no hari ibindi abantu batazi kugiye gucika intege kunanirwa k'umubiri kwikinisha bitera ubwihebe mu mubiri cyangwa se mu uzareba umuntu wikinishije bikamubaho imbata aba ameze nk'uwihebye depression aba ameze rwose nk'umuntu udahari bishobora no bitera no gusa buryo bigiye kugaruka kuri cya kintu twahoze tuvuga ngo bituma uruhu cya kintu bita cyiza noneho kwikinisha bituma umuntu asaza vuba ugasanga umuntu afite imyaka 20 ariko ugasanga umuntu ameze nk'umuntu w'imyaka 40 wandeba ukabona ndi muri 50 wandeba ukabona ndi muri 48 kandi ngira mutoya kubera cya gikorwa ariko n'umuntu byabaye addicted umuntu wabigize wabaye imbata yabyo yego guharana umugongo udakira ibyo ni ingaruka kujya kunyara hakaza spams zikaza mu nkari ubwo ni wundi byabayeho addicted kujya biriya kandi icyo kimenyetso iyo cyatangiye kuza abantu bazabitware neza niba ujya kunyara spams zikaza mu nkari faut faire attention nutitonda iyo bikubayeho ukwezi kumwe 2 bigafata umwaka utabyivuje I swear to God bikuviramo kanseri ya prostate ubwo ndakomeje ubwo wumva yumvise amasohoro kuba ibihuhwe kandi akaba adafite ubushobozi bwo kuba yatera inda spams iyo amasohoro yamaze kuba ibihuhwe nta bushobozi aba agifite kuba yatera inda ushobora no gutera inda ariko wahatirije kimwe nuko sinzi reka ndaza kubivugaho amahirwe gutera inda aba makeya amahirwe yabyo aba make cyane ariko impamvu bivuze hari umugabo umwe twavuganye arahantu bita Ketake arambwira ngo yabikoze igihe kinini ngo ariko yashatse umugore ngo yapfuye kuterekamo ahita umugore asama natwe tujya kubivuga twavuze ko amahirwe aba make kimwe nuko ushobora kubikora bigahuza n'igihe cy'umugore kugahita utera inda ariko nanone biba gake uzareba hari umuntu ushobora kubana n'umugore bamaranye n'imyaka 5 atarasama bajya kwa muganga bakababwira ngo nta kibazo mufite yaba umugore nta kibazo afite yaba umugabo nta kibazo afite wajya kuri bugasanga umugabo benshi aca mu gikari ujye uca mu gikari umpamagare simple as that ngiye kugira inama ntabwo inama ari ugukenera amafaranga yawe nshobora no kuguha inama y'ibitekerezo y'uburyo wakwitwara jado hari abantu bibwira ngo cyane nk'abantu bavuga ko imiti yanyu bihenze no ikibazo si uguhenda kw'imiti ikibazo ni ukwiyumvisha ko imiti ihenze ahubwo ikibazo icy'ingenzi nuko imiti ikora iki ahenda ubuzima sinzi niba nigeze kukumvisha ntuza hano niba wabyumvise reka tubyumvishe n'abantu kugira ngo wenda basobanukirwe wenda wowe wabyumvise ntabwo ndarangiza ariko ndashaka ko tugira iminota mike urabona ko hari abantu bantegereje hano hari uturikodi ni feedback z'abakiriya bari bafite ikibazo bamwe cyo kudashyukwa abandi bafite ikibazo cyo mbese kutagira santima niko kudashyukwa cyo kurongora yagikozamo agahita arangiza tega amatwi rero wumve ugiye kwiyumvira feedback twumve ndabakizeho nk'eshatu cyangwa ebyiri uzampamagara akeneye feedback nzamuha na 20 nashaka nzajya muhuza nabo navuye yaba uri muri Amerika yaba uri Australia nzajya nk'umuntu wawe navuye ubishaka ariko twagiye kire hano neza doctor ana mahoro yananye ndaho umeze neza kabisa uriya muti w'agafu nko nk'icyayi urarangira uyu munsi ibinini n'amavuta nibyo bikihari biracyahari
ariko icyo ndi kubona cyo nuko mu gitondo ndi kubyuka ndi gushyukwa kabisa ubundi ntago byari bikibaho nasigaye nibaza niba narabaye ikiremba bikanyobera ariko ndumva mu gitondo kabisa ndumva nkeneye umugore kandi nkumva ibyiyumvo byo gutereta nkumva hari ubushake buri muntu ubushake numvaga sa nk'umuntu wakamukiwe ukuntu bigaragare ko umusemburo wagezemo ibindi ni process bene azagenda nkubwira evolution sawa wabyumvise ibya mbere aravuze ngo ari kubyuka mu gitondo ngo yumva yashyutswe yumva yarongora abakobwa bose ahuye nabo wabifashe kameramani urabe wabifashe ngo arabyuka mu gitondo kumva yashaka abakobwa bose akarongora uwo ni umuntu wavugisha ari kenta kuyunguye ntabwo yashyukwaga na gato we yabwira ko nubwo umukobwa yamukoraho ntashyukwa reka wumve yaratewe no kwikinisha reka wumve wa kabiri oya ni byiza kabisa ariko n'uyu nguyu numvise muri ngiye ubushake ntagiraga nkumva kabisa ubushake bwinshi reka nzarebaho ngeragereza ndebe uko bimeze ariko ubushake kabisa hari umunsi nabyutse numva ngiye gusara nkumva nahamagara abagore bose kwa kundi ukumva umuriro urakwirukamo kabisa nubisarisa urumva nyine ni amarangamutima umuntu numvaga ntagiraga ariko nzapima byose ndebe kandi n'ibyo ngibyo nibiza nisawa kabisa urabona ko tekinoloji uko igenda ikura abantu bagenda bakura baba bafunguka bagira bate n'abakobwa nabo usanga bafite izindi information ariko iyo muhuye nawe uri ekipe biba byiza nta gucishemo ijisho akakwemera bya sawa ngo nta muhanuzi wabo rero burya niko bavuga mu kinyarwanda nari navuze ntireka imiti nyisunike noneho nzajye kugerageza mfite nari navuze ntireka imiti nyisunike noneho nzajye kugerageza mfite package kandi wenda ariko ndaza gupima ndebe kabisa ariko habe no mu bitekerezo numva deja izo complexe zimaze kuvaho kuko ejo bundi nagiye muri night club ninjiyemo kwa kundi ubona abakobwa gusa nkumva bari attractive hari igihe nababonaga gutyo nkumva tugiza ya attraction itari nziza itari nyinshi itari juste kwa kundi ubona umuntu uri physically ariko ukumva nta connection ushobora kumugiraho natangire numvise ibyiyumvo rero numva kuko byose bihita bijya mu mutwe ugahita wumva nta complex ufite ugahita wumva ariko naravuze reka imiti nyisunike nzagerageze mvuga nti iyo amara umwanya munini ngo yagiye muri buwate ngo kandi nta kintu yarebaga abakobwa kumva ntacyo bimufasheho ibintu biri aho ngaho ariko ngira ngo nabipureyinga bazabyumva neza izi ni proof nukora akazi uzakora akavuga nuvuga niyo ndi kuvugana n'umuntu ariko mbashaka kugusha ku ntego mbwira ikibazo wijya kurondogora icyo nshinzwe ni ukujya muri cya kibazo cyawe nkakinjira mvuye nciye mu mizi ubundi nawe ukangaya nyuma nkuha iminsi mu gihe uri gukoresha imiti nkuha iminsi hari ibintu abantu bise ngo ni ukwikina njye nkina ibyo nkora ntabwo njye nikina simfite imodoka ntubizi se simfite ibindi nakora se ntubizi najya gushaka akazi nkakora ibindi nafata imodoka yanjye nkayishyira mu bindi igakora yinjiza ariko ntabwo ibyo nkora cyangwa se ibyo nshinzwe ibiri muri jyewe nabihindura ngo njye kubikoreraho ibindi nibyo bya bindi by'abantu bavanga ibintu abari nk'umuhamagaro niba umuhamagaro wanjye ari gukora ikintu ugomba gukora kikagira abo gifasha nzabikora I know ubyanjye ubyemere nukenera kwivuza ukeneye Dr. Rogers zakuvura nta muntu urancaho ngo abwire ngo byaranze niba byaranze uzampamagara ubimbwire cyetse niba mugira isoni ariko ibimenyetso
yes cyangwa se feedback mbona zose n'izuko bakira ziri positive. ubwira ko atakize ganira nawe nkabanza kumenya uburyo yakoresheje imiti. Iyo maze kumva uburyo yakoresheje imiti ndabwira niwe wishe imiti, ntabwo ikibazo ari iki. Twagiye rero, twagiye kuri za ngaruka. Hanyuma ku ngaruka twagiye ubwo tuba tubwira abantu kugira ngo bumve ingaruka zabyo cyangwa se bumve igitera kwikinisha turaza kukimenya. Gutakaza ubushobozi bwo kubyara, ibyo icyo twakivuzeho. Kuba byagutera kanseri ya prostate, iki ntitwe twakivuze ariko nakivuzeho ku giti cyanjye. Kuba kwarongora nturangize, bya bindi bamwe biti bihashi urabazi. Kurongora nturangize uzi icyo bisobanuye? Hari abantu biti bihashi, sinzi impamvu ntarakira ibihashi kandi barahari benshi. Akashyukwa akarongora kabisa, akarongora ariko ku ndunduro y'igikorwa ntigerweho, ntarangize. Abo nabo biti bihashi. Bishobora kuba nabyo biterwa no kwikinisha se? Hari igihe biterwa no kwikinisha, kwa kundi uragenda ibisembere ikagenda ikaba hafi ya ntayo, spam zikagenda zikibera ibihuhwe zikanagera noneho zigasa n'igo zikambuka mu mubiri. Ariko noneho hari n'uvuka ryo, ntago bituruka, ntago ari bose. Iyo byagenze gutyo ararongora ntarangize, yajya kurangiza akarangiza icyuka, uwo nguwo wabikoze igihe kinini, uwo nawe ni igihashi. Noneho hari uwo wabivukanye cyangwa se wibereye ariko ataranikirishije, uwo nguwo iyo byamubayeho akajya kurangiza arangiza amaraso. Ese Dr. bigize bigera ku rwego rw'uko nawe ushobora kuba warangiza amaraso? Oya, ntabwo narugezeho. Ntabwo narugezeho, oya. Ntabwo narugezeho, nta nubwo nzarugeraho, sinanaruge. Oya, ntabwo narugeze. Bo yewe murya wenda nuko wenda nafatiranye biterwa n'imyaka ubikoze. Mu buryo nikirishaga yewe nabikoraga ni kenshi, ushobora kuba nabikoraga 3 ku munsi ariko ntabikoze buri gihe. Noneho hari ubikora akabikora buri gihe. Sizi umugabo umwe wo muri Nigeria nahoze mbisoma ku kinyamakuru kimwe, wikinishije noneho hagera kuri level yo kugira yikinisha inshuro 20 ku munsi, ku nshuro 21 ahita apfa ku munsi. Abandi bavuga ngo kwikinisha ni byiza, kuki yapfuye se? Ese bayishwe niki? Uko wikinisha ubunaniza ubwonko, uko wikinisha ubunaniza umugongo, turaturika tugira tugaturika. Ni ukuvuga ngo uko ukomeza kuneza bwa bwonko twaduturigero tugaturika, ugahita wiranga. Dokuvuga ngo kwikinisha biri mu ngaro, biri mu buri ni ikintu kibi na Bibiliya ivugaho. Hanyuma twagiye noneho kurangwa n'umunaniro udakira. Kureba igitera, twageze mu gitera kuba umuntu yakora masturbations, icyabitera cyangwa se igituma umuntu abijyamo. Reka tuba ari cyo twinjiramo. Nicyo tugiye ku icyambere, kureba pornography. Niba uzi kureba pornography nta kabuza uzikinisha. Icya kabiri, kuba kure y'umugore. Ibyo bishobora gutera umuntu kwikinisha, ariko ndaza kuvuga n'icyatuma uba busy cyangwa se icyatuma waba kure y'umugore. Tuvuge nk'urugero nk'abantu bajya mu mission, ukajya muri mission umwaka umwe ibiri, ibyo ngubwira nyine umubiri wawe ukihangana mpaka ni biri muri ibi ngibi biri hano mu byo ndi gusoma. Mu bigo by'amashuri cyane cyane abanyeshuri, ikigare burya abanyeshuri kugira ngo bazikinishe kenshi nabo umuntu yakira usanga barabikoze mu bigo by'amashuri, ahantu hahuriye n'abantu benshi kandi baba ahantu hamwe. Burya bishobora gutuma yikinisha atari bubone umugore, atari bubone uburyo yiyeranja, ashobora kwikinisha muri gereza. Nabyo birimo hano, ufunze, ku muntu ufunze uri gereza ashobora kwikinisha. Ni ibitera umuntu kwikinisha. Guhemukirwa ngo n'umwe, ariko iki kintu ntabwo nkemera. Iki kintu cyo nubwo nacyanditse ariko sinkemera. Nagiye nganira n'abantu benshi bimeze bityo, bagiye baterwa n'icyo kintu ngo guhemukirwa n'uwo mwakundanaga, ntabwo byemera. Ntabwo umuntu aguhemukiye bigutera kwikinisha.
Nesu washaka nundi nesu mu rutoki umuntu aguhemukiye urumva ugomba kwiyangiza oya ugomba kwiyakira ni nka wa undi umukobwa yanyanze reka niyahure ukajya kwa makuza ukimanika ukamanuka ku gasozi umukobwa yakwanze cyangwa ngo umusore yakwanze reka tujye tuvuga ku mpande zombi jado ngo umukobwa yanyanze ngo ugiye kwa makuza ngo umuhungu yanyanze ayimini ngo umuhungu yakwanze we mukobwa ngo ugiye kwa guteze abahungu ngo abakobwa umuhungu nakwanga abahungu bahari ntabwo uriya ari we wari umutoni mu bahungu miliyoni z'abahungu zirahari umukobwa nakwanga we muhungu ntabwo ari uriya si ushobora guteza ibibazo ubwonko bwawe ushobora guteza ibibazo umuryango urimanitse usize agahinda mu rugo urimanitse ku mukobwa yakwanze wiyambuye ubuzima wari kuzabana n'undi wenda uruta wa wundi unagukunda kuruta wa wundi icyiza bishobotse niba bidakunze ko mukomezanya urugendo bituma wiyangiza ahubwo ufata umwanzuro koresha uko ushoboye ufata umwanzuro w'icyo ugomba gukora wowe uhindura ubuzima umenye ngo ibi biranze reka mpindure ibi gende gutya nibwo uzagira ubuzima buzima ariko ukiri gutyo ntabwo bizagukundira ntabwo wabaho rwose ugifite iyo ntuza yo kuvuga ngo umuntu yakwanzura urirangije ntabwo ari byiza hanyuma twagiye ku bagore rero tujye kugaruka za ngaruka twavugaga zari z'abagabo n'abagore zibabaho ariko ni si cyane ku bagore reka mvuge iz'abagore reka tuvuge iz'abagore bwihariye twagiye ku bagore kurongora umugore ntarangize icyo ndemeranya nacyo iyo urongoye umugore n'uwo la majorite 90% kurongora umugore ntumugereze kuri ya ngingo ashaka nukuri utaguca inyuma uwo ntiyaba ari umugore ataguciye inyuma buriya abagore barihangana jado umugore iyo afite umugabo ashobora kwakira imibonano y'umugabo akakira ko umugabo ari uko abigenza ariko abimukorera nta kindi yarenzaho ariko ahorana agahinda kamuba mu mutwe yibanira nako aryamana nako agendana nako asengana nako niba hari ikintu cyubaka umuryango kikubaka urugo imibonano iza ku bintu bya mbere ibindi biza ari inyongera ariko imibonano iri mu bintu bya mbere byubaka urugo umugore ava mu rugo abasore bagiye gushaka bajye babanza bakora imyitozo none wowe ajya gushaka gusibuka niba uvuye none umukobwa vi wabo uzi ngo ntabwo ujya ukurikirana amafilimi umukobwa vi wabo azanywe n'iki azanywe no kurongorwa no kubyara kubaka umuryango kuba babyita ariko banarongowe yarongowe no mu kinyarwanda aba yarongowe niba wamurongoye akaba yibanira n'agahinda kandi ugasanga umugabo nta kintu bimubwiye ntacyo bimutwaye twibere muri za bizinesi abacuruzi bibera mu bucuruzi bwabo abandi bibera mu mabizinesi atandukanye ahora mu misozi azananiwe yisinzira yinywera tubyita kunywa igikoma ahita agora ni ukunywa igikoma aza kubera umunaniro yisinzira ntatekereze ku muryango agaha agaciro ibyo ari kwinjiza ntaha agaciro ibitumye buriya abagore badufatira iyo uhagurutse mu rugo bafatira iry'uburyo hasigaye mu rugo aragusasira uraje ugiye ku meza uri kurya n'igitotsi ntutekereze wamugaburiye yariye neza nwite ku byo akeneye nawe ibyo akeneye wowe uri gushaka ibyo ukeneye nawe hari ibyo akeneye ibyo akeneye natabibona agaca ku ruhande kuburana kwawe uzakugire gutya ejo muri siza akantu numvise nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze abagabo ngo bazajya bataha basinze yakavuze numva ni sawa warakabonye ngo mujye babakubita umugabo ngo taha yasinze agakubita umugore umugore ujye umukubite ngo ntibashoboka bajye bazana abashinzwe umutekano babakubite noneho ugasanga koko nibyo noneho atekereza ako kantu yavuze yakavuze noneho atekereza utashye yasinze kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru atashye ananiwe izima bakavuga nuko atakavuzeho wenda nako
zakavugaho ntagire icyo yibwira buriya umugore ntiyakangwa n'urushyi wamukubita kurumukubita kuri we nta kibazo ariko urushyi rwa mbere rumubabaza ni ruriya rwo kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere cyamuzanye atagikorerwa utakibona buriya hari ingo nyinshi zigenda zisenyuka jado abantu ntibamenye impamvu izo ngo zisenyuka bakajya ugasanga abagore n'umugabo bari gushwana byagera hariya ugasanga bavuze ibindi biriya burya ntibabivuga barabiberekera barabitsinda ko umugore ntiyakwiye bashaka ibindi bagashwana bakavuga ibindi bari gupfa ariko ibyo bapfa nyirizina ntibabivuga rero umugabo utarongora umugore wawe ngo arangize menya ko niba unakene hari icyo kibazo cy'abagore bagira ibitsina reka mbivuge muri ubu buryo bagira ibitsina ugasanga kiragutsemo imbere hahandi umugabo wese babonanye rwose iba yiruka kandi burya nubwo yaba ari umugore bimeze bite burya kurongora umugore ni ukurongora umugore ariko kuva kuhatwa utangirwa ariko niba urongora umugore ukumva biri santima nawe ziba ari nke nawe iyo umaze kubyumva santima ziragushiramo ni ikibazo biba ari ikibazo kandi abagore bagira ipfunwe zabyo nta nubwo ari byiza nabo murabafasha se bikagabanuka biranagabanuka cyane rwose cyane n'ubu nuko nanze kuguha amajwi y'umudamu we uri Denmark dohereje umuti gutyo biranashira cyane kandi sizi abagore bameze batyo kandi barahari ugasanga igitsina yaragutse ku buryo n'ubwo washyira mu mutwe wagenda rero wigira ipfunwe ni ukuri pe ni ukuri tujye tuba proud yo kuba dufite ikibazo tukanakivuga tukakibwira umuntu ushobora kugikemura iyo ushobora guhura n'abagabo 10 bose babona ko harangaye bakagira kandi umugore wese yego umugore ntabwo agomba kuba afunze nanone akaba kubagira ariko nanone numva ahatwa icya gatatu icya kabiri ku bagore batagira amavangingo ibyo ni ibipfunwe ku bagore ariko ni n'ikibazo ku bagore usabwa kuba ufite amavangingo ni ngira ngo bose barayazi kuriya kunyazwa na mugabo ukazana inkari apana inkari zisanzwe amavangingo burya atandukanye n'inkari so amavangingo atera ibyishimo umugabo agatera ibyishimo n'umugore burya wazanye amavangingo burya aba yishimye umunezero umugore utishimye burya nubwo yaba agira amavangingo kagiyumba atagukunze atakwishimiye ntabwo amavangingo yaza ntabwo byakunda kuko amavangingo amutera ibyishimo avubura ya misemburo ye agatuma mbese ibyishimo biba byinshi noneho bikamutera no kurangiza noneho umugabo nawe ku mugore iyo afite aya mavangingo bituma agira gute agira za santima gatuma na wa muntu amukunda uyu ni we mugore akumva ari sawa rwose ndumva rero abantu barasobanukiwe kuri izo ngingo zitandukanye amavangingo rero kutayagira kenshi hari igihe bituruka ku ndwara ya telekomunansi kenshi abagore babibanira nayo atanabizi hari ibyo ubwabyo bikaba byafunga amavangingo yiwe bishobora gutera ibibazo runaka ufite ikibazo burya umugore kugira azaza n'amavangingo biba biri kure so ni ibintu byinshi byatera kutagira amavangingo kimwe nuko yaba ariko yiremeye hari n'abantu babaga yagiraga amavangingo bamubaga abyara kuri amukora cesarienne ntiyongere kugira amavangingo so ni ingero nyinshi rero zatuma umugore atagira amavangingo atari ubyiteye ariko umugore aba agomba kwihingamo ibyishimo kugira ngo ya mavangingo aze ubundi urasunika kandi ukabisetinga mu mutwe iyo wabisetinze mu mutwe biba ari ibintu byoroshye murakoze Dr. Kadusoze wakoze cyane ngira ngo ubumenyi ku bw'ingenzi urumva ubumenyi bushingiye ku miryango ku buzima bw'umuntu agomba kwitaho bya hafi ni ibintu by'ingenzi cyane wakoze kutuganiriza ku bintu bitandukanye ndetse abantu bifuza kuba bakuganiriza bagize ibibazo runaka kukunguka ubumenyi kugisha inama nimero turazishyiraho ku kiganiro kugira ngo baguhamagara hanyuma babone ubuvuzi mu buryo bworoshye wakoze cyane yego anazibabwira turaza no kuzishyiraho ni 0788 70 88 65 ikindi ku bantu bari hanze ubu haje uburyo bushya wanga iyo tugiye kohereza imiti hari uburyo hari icyangombwa twaka muri Rwanda FDA kimara 4 days or 5 days
nyuma y'iyo minsi tukaba duhawe uburenganzira bwo kohereza imiti. Ni ukuvuga ngo aho waba uri hose ku isi, Australia niho bitakundaga ariko byari muri covid byarakunze, aho waba uri hose ku isi yego imiti kugeraho kandi ifite ubuziranenge. Yes, murakoze cyane. Nimero ni izo ngizo 0788 70 88 65. Okay, urakoze cyane. Kadushimira abakuri iki kiganiro nabo cyunguye ubumenyi, nizera ko baza kugana. Dushimire kameramani wadufashe ku majwi n'amashusho. Turagushimiye cyane Dr. Thank you. Bye bye. Yeah, right.